Turabasuhuje cyane bakunzi bacu ba Nzurure Market. Turongeye turabasuhuje kandi twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi. Abari mu Rwanda, muri Afurika, muri Amerika, muri Aziya n'i Burayi n'ahandi hose. Twizere yuko mumerewe neza cyane. Nimukomeze rero mukande subscribe, mukore na share kugira ngo mwese mujye mukomeza kubona ibyiza byose bijyanye n'imitungo itimukanwa dukomeza tubagezaho umunsi wundi gatanu kuri gatanu. Nkuko mubimenyereye rero dukomeza tubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Muri aka kanya rero nkuko mukomeje kugenda mubibona ku mashusho, tugiye kubatembereza inzu nziza cyane ikiri nshyashya iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu murenge wa Kanombe ahazwi cyane nka Kabeza mu karere ka Kicukiro. Ni muri quartier nziza rero, quartier nziza cyane kandi rwose kuri kaburimbo. Iyi nzu iri muri metero 200 zonyine uvuye kuri kaburimbo, murumva yuko ari hafi cyane. Iyi nzu rero ni inzu y'akataraboneka nkuko muri kubireba, yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye yose ndetse ikaba iyi nzu ari nziza, ikaba ifite ibyumba 4. Iyi nzu ifite ibyumba 4, amatuwarete 3 n'amadushe yayo, ndetse ikagira salon, salle à manger na cuisine, ikagira kandi na stock. Ifite kandi na annex nziza cyane. Iyi nzu ifite parking na jardin. Byose muragenda mubibona uko tugenda tubibereka mu mashusho. Murabona yuko ari inzu nziza, ifite amatortoire yose ariho amakaro, ifite annex imeze neza nayo yubakishije amatafari ahiye. Iyi nzu rero ushobora kuyigura kandi ukayigura ku mafaranga make cyane kubera ko amafaranga arayakenewe cyane. Akarusho k'iyi nzu ifite imiryango 2 isohoka mu gikari. Ni ukuvuga ngo hari umuryango usohoka mu gikari uciye muri cuisine ari wo uyu nguyu, hakaba n'undi muryango usohoka mu gikari unyuze mu byumba. Ni ukuvuga ngo mu gihe waba uri muri chambre ushaka kujya muri cuisine, si ngombwa ngo ujye guca muri salon. Mu gihe hari abashyitsi, si ngombwa ushaka kujya mu turimo twawe, si ngombwa ngo ujye kuzunguruka muri salon. Nkuko mubimenyereye yuko amazu menshi aba afite umuryango usohoka ubanje guca muri salon. Ni ukuvuga ngo rero iyi nzu ifite akarusho kenshi cyane. Urabona yuko ifite n'ikigega cy'amazi, ifite ikigega cy'amazi kiri hejuru ya toilette kubera ko toilette imeneye beto, hejuru hakaba hateretse ikigega cy'amazi. Ahangaha ni mu rubavu rw'inzu uzungurutse munsi y'inzu. Urabona yuko ari inzu iteye n'amarangi meza cyane, ya marangi muzi nka Allmaster. Ni amarangi meza cyane ahangana n'amahuwezi cyangwa se n'ibindi byose n'imikungugu n'ibiki. Ni amarangi meza rwose. Murabona ifite na jardin ikoze neza, irimo ya mabuye agezweho. Iyi nzu mwanabonye plafond yayo, ni inzu imeze neza cyane. Murabona muri parking ukuntu hakoze, hashashemo amapave kandi akomeye. Murabona igiye ifite n'utu design twa ruriba. Murabona plafond yo kwibaraza ni gypsum, ifite plafond ya gypsum. Ahangaha turabibutsa ko ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger, cuisine, ndetse ikagira na parking na jardin. Ifite na annex. Ahangaha ni muri salon, ngira ngo murareba design yo muri salon. Iyi plafond rwose murabona ko ifite design nziza ya gypsum nziza cyane. Murabona irimo amakaro meza cyane, amakaro agezweho meza rwose nkuko muri kubireba. Hariya ni muri salle à manger, ni ukuvuga ngo aha twarebaga ni muri salon ariho hano. Noneho iyo uvuye muri salon murareba ama design ari muri salon, plafond nziza. Iyo uvuye muri salon hano winjira muri salle à manger, naho murabibona ko harimo amakaro meza rwose ajyanye n'igihe. Murabona ya gypsum ya plafond irakomeza no muri salle à manger. Wava muri salle à manger ukinjira muri cuisine. Hano ni muri cuisine. Murabona cuisine
ntabwo barashyiramo twa tubati two muri kwizina, ariko uyiguze ni direct no guhita batugushyiriramo cyangwa se nawe ukatwishyiramo. Ibi ngibi bareka guhita babikora kubera ko umuntu niwe uba ufite guye ya kwizina ashaka gukora. Ushobora kuba ushaka gushyiramo utubati tw'imbaho, ushobora kuba ushaka gushyiramo za MDF cyangwa n'amadizayini y'uburyo ushaka kubishyiramo neza, aho uzashyira firigo, aho uzashyira kwiziniyeri. Ibyo byose biva kuri wowe, baba baraguhaye umwanya kugira ngo nawe uzahitemo uko ubyifuza. Iyo uvuye rero mo hariya ushobora kuza hano mu cyumba cy'abashyitsi. Iki ni icyumba cy'abashyitsi giteganye na saramanje, ndetse iyo usohotse hano mu cyumba cy'abashyitsi murabona nacyo ni cyiza, kirimo amakaro meza nka yayandi ari muri salo. Ni ukuvuga ngo iyo usohotse hano mu cyumba cy'abashyitsi, iburyo hari dushe na tuwarete, ariyo iyi ngiyi ikoreshwa n'abashyitsi, ariko kandi n'abari muri salo nabo babasha kuba bagira gute, babasha kuba nabo bayikoresha. Murabona ko ari salle de bain nziza rwose. Murabona n'inzugi n'amakadire y'inzugi, ni ibintu byiza gusa. Iyi nzu murabibona rwose namwe yuko yubatse neza rwose. Ahangaha rero tuba tugiye mu byumba, iburyo hano hari icyumba kimwe, twavuga yuko ari icy'abana. Noneho iyo usohotse muri iki cyumba, ni ibyumba byiza kandi binini. Iyo usohotse muri iki cyumba rero uhita ugera ku kindi cyumba, ahari naho hari wa muryango wundi wa kabiri usohoka mu gikari, ku buryo mu gihe muri mu cyumba mushaka kujya mu gikari mutagiye kuzunguruka muri salo. Ibi byumba bibiri rero ari kiriya twaberekaga, kimwe n'iki ngiki, biraza byombi bigahurira kuri dushe na tuwarete imwe, bihuriraho byombi. Iyo ngiyo nayo turaje tuyibereke. Ahangaha dusohotse muri iki cyumba nyine. Ubu tumaze kubereka ibyumba bitatu muhereye kuri kimwe cy'abashyitsi twaberekaga. Ahangaha rero iyo ukase hano uhita ugera kuri dushe na tuwarete, bino byumba by'abana bihuriraho. Urabona ko ari dushe nziza mu by'ukuri, amakaro azamuka akagera hejuru. Murabona yuko ari inzu yubatse neza. Aha rero usohotsemo uhita ugera noneho muri chambre principale nayo ikagira dushe na tuwarete byayo aribyo by'ibi ngibi, ndetse ikaba ari chambre nini. Urabona harimo n'amazi ashyushye muri chambre principale. Mbese ni ahantu hateguye neza cyane. Iyi nzu rero ndabizi mwatangiye kwibaza iri kurangaha, ariko twigeze kubibereka. Niba mwakurikiye hari aho twabyanditse. Iyi nzu irashaka miliyoni 55 zonyine, kandi ziri negosiyabule. Ni miliyoni 55 ndetse ziganirwaho. Ni ukuvuga ngo dushobora kugabanya cyangwa kukugabanyishiriza zikajya munsi. Ngwino rero usure iyi nzu uyishime, tuguhuze na nyirayo. Iyi ni chambre principale, murabireba, tuguhuze na nyiri iyi nzu. Murabona design iri muri chambre principale, urabona ko ari inzu nziza rwose. Ngwino tuguhuze na nyirayo, mwiyumvikanire, agukaturire uyigure, kuko ni inzu nziza rwose y'amatafari ahiye kandi iri muri quartier nziza cyane Kabeza. Iyi nzu rero ushatse kuyisura waduhamagara kuri ya nimero yacu ariyo 0788866797, cyangwa se ukaduhamagara kuri 078123 Si ibyo gusa, wadusura ku zindi mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Ushobora kudusanga kandi aho dukorera hano ku Muhima kuri Yamaha. Ugeze muri feruje neza zo kuri Yamaha, ugasa n'umanuka ugana Nyabugogo, dukorera muri etage ya kabiri uvuye muri feruje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etage ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi, cyangwa se umuryango wa mbere mu gikari. Ngwino rero ufite umutungo ushaka kugurisha, ngwino tukugurishirize. Nawe ushaka kugura, ngwino tukurangire ahantu heza hatari mu manegeka, hatarimo litige, hatarimo ikibazo na kimwe rwose. Ahangaha turi kubereka quartier uzamuka uturuka ku nzu. Urabona ko ari ahantu heza kandi muri quartier nziza, ufite abaturanyi beza. Nawe ufite umutungo ushaka ko twakumanagingira, twagufasha kubyaza umusaruro, ngwino uduhe tujye tukuzanira abakiriya kandi tubakwishyuriza, cyangwa se tugukurikiranire iyubahirizwa ry'amasezerano.
tubakorera amapura tukanabubakira kandi neza rwose ku giciro cyiza cyane, amazu meza cyane agezweho. Ni karibu cyane rero, nimukomeze mukande subscribe kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Kora na share kugira ngo umuvandimwe wawe aho ari, inshuti yawe aho iri ibashe kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Murabibona ko ari kaburimbo, murabona barimo barayikora, ni ibintu byigaragaza ko kaburimbo dore ngiye aho igeze barimo barayikora. Ni ahantu heza cyane rero, tubahaye ikaze hano muri Nzuri Business Group Limited. Nimuze tubarangire ibintu byiza cyane. Wowe ufite ikibazo cya banke, wowe ufite urubanza watsinzwe, witegereza cyamunara ngwino tugufashe kubona umukiriya ukugurira, nawe ubashe kugira icyo usagura, ubashe kugira icyo usigarana utarindiriye za cyamunara. Ngira ngo rwose murabona ko aha hantu ari heza. Ubu direct duhise tugera ku muhanda munini wa Kabeza. Angaha murazi nahazwi nko ku Mucyo, murabyibonera rero yuko iyi nzu iri muri quartier nziza kuri kaburimbo muri metero 200 nk'uko twababwiye. Rwose tuba twahabagereye tukabasuzumira buri kimwe cyose. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami cyane.